Ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze kuri Iyungure BTV. Uyu munsi naje kugira ngo tuganire. Hari umwana w'umukobwa yaranyandikiye arambwira ati nabonye ujya ukora ibiganiro ku bijyanye n'urukundo cyangwa se relationship. Mfite ikibazo ndagira ngo ungire inama. Yambwiye ikibazo cye ariko mu by'ukuri numva nanjye kirandinze, ariko nibuka ko Iyungure BTV ifite umuryango mugari kandi usobanutse, ushobora kugira umuntu inama kandi ikamwubaka. Niyo mpamvu naje kugira ngo namwe mbasangize iki kibazo cye hanyuma mumugire inama. Uyu ni umwana w'umukobwa, si ngombwa ko tuvuga amazina ye, ariko ari mu kigero cy'imyaka 25. Yarambwiye ati nakundanye n'umusore tukiri batoya, aho yari yiga amashuri yisumbuye. Hanyuma ngo uyu musore barakundanaga ku buryo umwe yumvaga azaba umugabo w'undi, undi nawe akamubera umugore. Ndetse ngo n'imiryango y'iwabo yari izi neza ko bakundana, n'abantu b'inshuti zabo za hafi ngo bari babizi. Uyu mukobwa rero ngo yari aturuka mu muryango nyine utifashije, ariko uyu muhungu ngo we yari afite akazi. Umukobwa ngo amaze gukora ikizamini cya leta gisoza amashuri yisumbuye mu cyiciro cya mbere, ngo yaje gutsindwa, ariko nyine ngo abura amafaranga atuma akomeza. Ngo umuhungu rero yaje kumuhamagara aramubwira ati wowe genda ushake ikigo nzakwishyurira wige. Umukobwa yaragiye ngo aragishaka, umusore atangira kumwishyurira ariga. Bakomeje kubana gutyo, ariko ngo n'iwabo w'umukobwa nyine n'umusore bari bazi ko amwishyurira. Umukobwa ngo ageze mu wa gatandatu aribwo agitangiramo mu gihembwe cya mbere, ngo umusore yaje kumubwira ko agiye kujya hanze. Yaramubwiye ati ngiye hanze, mbonye uburyo bwo kujya hanze, ngiye gushaka ubuzima, ariko urabizi ndagukunda. Nubwo ngiye kure yawe nta kizambuza kugukunda, uri wa mukobwa nkunda kandi nifuza kubana nawe ubuzima bwose. Umukobwa yarababaye ariko aramubwira ati nta kibazo, urankunda kandi nanjye ndagukunda, nzagutegereza nubwo bigoye, ariko icy'ingenzi ni uko tuzajya tuvugana buri wese akamenya amakuru y'undi. Baje gusezeranaho rero umusore aragenda, umukobwa yakomeje kwiga, umusore nawe ageze hanze, urukundo rwabo rurakomeza, bakomeza kuvugana, nta cyigeze gihinduka uretse kuba batari bari kumwe gusa. Umukobwa rero yaje gusoza amashuri yisumbuye, hanyuma aratsinda, ariko nubwo yatsindiye nk'uko nabikubwiye, iwabo ntibari bifashije. Umusore yamubwiye ko yakomeza na kaminuza. Umukobwa yagiye kwiyandikisha muri kaminuza atangira kwiga, ariko ageze hagati habayeho ngo ikibazo cyo kuburana. Umusore ntiyongeye kumuhamagara, ndetse umukobwa yahamagaye nimero y'umusore inshuro nyinshi cyane, amwandikira mesaje nyinshi cyane, ariko abura uwamusubiza. Umusore ntiyarigeze amuhereza nimero yamushakaho, nibura nimero ye ibaye itariho. Umukobwa yakomeje gutegereza yumva ko umusore azamuhamagara, ariko araheba. Ngo byatwaye igihe kingana n'amezi 8. Umukobwa yakomeje gutegereza, ngo telefone ye yarasonaga, agahita yirukanka ajya kureba ko yaba ari we umuhamagaye. Ukwezi kwa 9 kugeze, umukobwa yaje gutekereza ko umusore ashobora kuba yaramwanze, ariko agatinya kubimubwira mu rwego rwo kwirinda kumukomeretsa. Umukobwa rero nawe yatangiye gutekereza ibindi, nyine yumva ko ashobora gutangira gufata indi myanzuro, agatangira kumutekereza nk'aho batagikundana. Yaje guhura n'undi mwana w'umusore rero batangira gukundana, ariko ngo nubwo bakundanaga ntabwo yumvaga umutima we uri hamwe. Yaje ngo kubaza n'iwabo w'umusore, nabo ngo bamubwira yuko batazi amakuru ye.
Umukobwa rero yaje gukundana n'uwo musore ndetse ngo uwo musore yaje yihuta ashaka ubukwe ndetse amusaba yuko bagomba kubana. Umukobwa ngo byamusabye iminsi kugira ngo amwemerere kuko yumvaga muri we agikunda wa musore. Igihe cyarageze umukobwa aramwemerera rero ndetse ngo umuhungu yaje gukora proposal amwambika impeta ibirori biraba. Ngo baje kuganira n'umusore rero igihe bashyirira hanze itariki y'ubukwe. Ariko barabiganiriye ariko bategereje igihe bazajyana nyine bagatekereza nyine icyo bakora ku kijyanye no gushyira hanze iyo tariki y'ubukwe. Hashize igihe gito ngo umukobwa yatangiye kumva nyine ibintu bidasanzwe muri we, we yagiye kwipimisha asanga aratwite. Umukobwa ari iwabo mu gitondo nka 4:00 yaje kubona telefone ye irasonnye abona nimero atazi arayitaba. We yagiye kumva yumva ni wa musore umwe bakundanaga kera umuhamagaye. Yarikanze ndetse ngo na telefone ye iragwa. Baravuganye ngo ariko umusore wumvaga afite igihunga ashaka kumenya amakuru ye, uburyo ameze, uko abayeho, ibintu byinshi cyane nyine wumva urukumbuzi ari rwinshi cyane. Umukobwa we ngo yari yacecetse yibazaga ikigiye gukurikiraho. Hanyuma umusore yaramubwiye ati ndacyagukunda nubwo hashize igihe kingana gutya nagize ikibazo bimviramo gufungwa ndetse bitunguranye. Naje kubura uburyo bwo kubavugisha bitewe n'ahantu nari mfungiwe ndetse no mu bantu ntamenyereye n'ururimi rwaho nsobanukiwe neza. Umukobwa yarumiwe cyokora ngo yatangiye kurira. Umusore yaje kumubaza ati mbwira ikibazo ufite. Umukobwa yaramusubije ati nyuma y'igihe cyose gishize naje gutekereza yuko utakinkunda, ko ushobora kuba waranditse ariko ukanga kubimbwira. Naje gukundana n'umusore rero kandi turi hafi kubana. Umusore yaratunguwe aramubwira ati ndakwinginze ese uracyankunda? Umukobwa yaramubwiye ati ndagukunda kandi cyane. Umusore yaramubwiye ati icyo si ikibazo, njyewe uzambwire niba baragukoye, niba ari n'amafaranga cyangwa se ari n'inka nzabitanga, nibifuza ko tunabikuba nzabikora ariko sinshaka ko ujya mu maboko y'undi musore. Umukobwa yaramubwiye ati si icyo gusa, ndagira ngo umenyeshe ko nanamutwitiye. Umusore yarikanze arababara aramukupa. Ngo bigeze mu masaha ya nimugoroba umusore yarongera aramuhamagara, yaramubajije ati se uracyankunda? Umukobwa aramubwira ati ndagukunda. Yaramubwiye ati rero ndacyari wa musore wagukunze, ndacyari wa musore utarigeze aho undi mwanya undi mukobwa ngo bakundane. Nakubwiye ko nzagukunda igihe cyose kugeza mpfuye. Ndagira ngo niba ukinkunda rero tugire ibyo tuganira kandi tubyumvikaneho. Umukobwa yamuteze amatwi. Umusore ngo yaramubajije ati iyo nda yawe ifite igihe kingana iki? Umukobwa yaramubwiye ati ni ukwezi kumwe. Umusore amubaza ati se waba warabwiye uwo musore ko yaguteye inda? Umukobwa amubwira ko ataramubwira. Yaramubwiye ati rero ndagira ngo uceceke, ntuzigere umubwira ko yaguteye inda. Uwo mwana azitwa uwanjye kandi nzamurera nka se umubyara. Icyo ndi bukore ni ugushakisha uko naza vuba nkagusura, niyo nagaruka niyo wabyara tutarabana iyo nda yazitwa iyanjye, ariko nanakora uko bishoboka kose tukabana hakiri kare. Umukobwa rero aragisha inama. Ukurikije uko wumvishe iyi nkuru wamugiriye inama itazamwangiriza ubuzima. Wakoze cyane kubana nanjye. Nawe niba uri mushya ntugende udakoze subscribe, ukande ku nzogera kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Nawe niba hari ikibazo ufite wakibaza, hano turi umuryango mugari twakugira inama. Bye bye, ndabakunda.